Menya iwacu. Menya ibyabaye iwacu. Menya ibibera iwacu. Menya ejo hazaza hiwacu Murenge. Ni mu kiganiro Menya iwacu. Mugiye kuzaza mugezwaho buri posho na Freddy Salus, Emas Muhizi, Elvis Kivis, kubufatanye na Kivis Production. Ikiganiro Menya iwacu muragisanga ahantu henshi hatandukanye ku mbuga za internet zivuga kandi zikanasakaza amakuru y'iwacu. Muragisanga kandi mu mashusho kuri YouTube. Banyamurenge twese duhaguruke dushigikire iterambere ry'iwacu. Twibuke ko amahanga ahahwa ariko ntaturwa. Nibuke kandi ko amahanga arahanga. Twongeye kubaramutsa nshuti bakunzi mudukurikirana. Iki ni ikiganiro Menya iwacu. Twongeye kugaruka nkuko bisanzwe buri posho ku murenge.com, ndetse aho ushobora no kudusanga kuri chaîne yacu ya YouTube, aho ushobora kwandika ijambo Menya iwacu TV ugasanga ikiganiro cyacu mu mashusho. Nje ubaramutsa ndi Freddy Salus nkuko bisanzwe. Kuhanga bw'ibyuma hari mugenzi wanje Shalix, ndetse na mugenzi wanje ufata amashusho Patrick, nawe tukaba tumuhaye ikaze. Abasore bazi akazi kabo neza cyane, tukaba tubashimira kubyo bakomeje gukora. Menya iwacu rero nkuko bisanzwe, uyu munsi tuganira ibintu abantu basanzwe bazi. Ubushize hari ikiganiro cyacu cyatambutse aho twaganiraga n'umudamu aho twise Madame Yunia, aho yavugaga ibijanye n'imyubakire y'ingo z'abanyamurenge, agerageza gushanya umunyamurenge wo hambere ndetse n'umunyamurenge w'iki gihe watangiye isafari yo kuja imahanga. Madame Yunia rero we yahamyaga neza ko abona ko imishakire y'umunyamurenge wo hambere yatakaye, ubu nyine haje imishakire y'umunyamurenge w'ubu ngubu wo mu mujyi wagenze urugendo rurerure rwo mu mahanga. Uyu munsi rero tukaba twabatumirije abakobwa batoya, ndetse barimo n'umudamu umwe nawe mutoya, tugira ngo babe kabakora resume ya kugiraniro cha Madame Yunia yakoze uko twagiye tubisabwa n'abakunzi bacu muzo bagiye batwandikira. Muri studio rero tukaba turi kumwe n'abatumirwa bacu twatumiye kugira ngo baze batange umusanzu. Abakobwa b'abanyamurengekazi nabo bari safari yo mu mahanga, ariko nabo bakeneye gutanga umusanzu wabo, bakaba rero ngira ngo batwibwire. Tubahaye ikaze muri studio za Menya iwacu, ariko kandi turabasaba ko nirekura mugatanga umusanzu wanyu mu kubaka umuryango w'abanyamurenge. Reka mbere ibumoso bwanje babanze batwibwire. Murakoze cyane kugira ijambo. Mbere tunabashimira ko mwiyumviriye kudutumira muri iki gikorwa cyiza nk'iki, igikorwa cya Menya iwacu. Turabibashimiye cyane. Rero nitwa Kazungurume, nkaba ntuye hano Nairobi, ndi umwe mu bamanje. Murakoze cyane. Nanjye natangira nshimira, ndabashimira Salus umunyamakuru, ndashimira Menya iwacu yadutekereje kugira ngo bibe ibitekerezo byacu. Turashimira Menya iwacu ijwi rivugira ibugira. Nitwa Umuruta Sate Felicite. Murakoze. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Micheline Muhima. Cyambere mbanza gushimira Menya iwacu igitekerezo cyiza yabashije gutekereza, kubera hari byinshi turi kwigira muri initiative yatangiye. Tukaba dushimira nuko Menya iwacu yabashije kuntoranya kugira ngo naje ntange, kugira ngo ngire icyo ntanga, igitekerezo ntanga kuri iyi sije tugiye kuganiraho none. Murakoze cyane. Nitwa Byishimo Elvis, benshi bazi izina ry'umuntu Elvis Kivis. Murakoze cyane. Barakoze cyane abatumirwa bacu. Nkuko mwayibonye na abakobwa b'abanyamurenge ariko bari safari, bari mu mahanga, batari iwacu ruguru, ndetse kumwe n'umusore musanzwe mumenyereye akora muri tekinike muri Menya iwacu, akaba asanzwe akora ku byuma, ariko uyu munsi akaba ari umutumirwa bacu kugira ngo nawe asangizanye hamwe n'abatumirwa bacu. Bashitsi bacu rero tukaba tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu, ndetse tunabasaba kugira ngo mube mubohoke mutange umusanzu wanyu mu kubaka societe y'abanyamurenge. Kaba mbashimiye nanjye ko mwatwitabye mukaba muje kugira ngo mudutera imbaraga mu biri bintu twatangije. Kazungu, wewe uri umumama ndetse wubatse vuba,
ariko mukurikije ikiganiro Madame Yunia yatanze ahangaha muri menye wacu, yavuze ko atewe impungenge cyane n'ingo zubakwa muri iyo minsi z'abanyamurenge. Avuga ko umunyamurenge wo hambere washakaga ubu nyine yataye umurongo. Ese waba wemeranywa nawe kuzo yavuze Kazungu? Twategereye kiriya kiganiro cy'uriya mama yatanze, mbese yavuze hejuru ya fiyansaye ya kera n'iy'ubu, avuga ukuntu bidahuye. Bavuga ko fiyansaye ya kera n'iy'ubu ntabwo bihuye nyine nk'uko yabivuze, biva bitewe n'ukuntu babikoze mu gihe cya mbere natwe tubikoze mu gihe cy'ubu. Rero iyo abantu ababikoze kera n'ababikoze ubu nyine urumva ko twebwe ibyari kera si byo biri ubu. Cyo kimwe nuko navuga ngo fiyansaye ya kera yari nziza mu bitwaye neza, kuko iyo umuntu wese agiye gukora ikintu wabanje kugitekereza ukagiha umwanya ukavuga ati iki kintu ngiye gukora reka ngihe umwanya kugira ngo mbone kugifatira umwanzuro, muri icyo gihe umuntu agikora neza. Rero fiyansaye ya kera wenda icyo baturusha bo nuko bavuga ngo nta bintu by'imikwegano byahaba, bitewe nabo nuko developema barimo kera ntabwo ariyo yacu. Rero nje numva ishakana rya kera n'igihugu ntibihuye, ariko singaye ibyo yavuze bya kera ko byari byiza muri kiriya gihe, mu gihe babona ko bakora byinshi bitandukanye n'ibyacu kandi bo babona yuko ari byo byiza. Rero ibyacu nabyo ni byiza, navuga yuko ari byiza kubera ko ubu nyine umuntu kanje mbese mvuge jewe wega uwatse vuba we n'ubu nyine ucubaka kubaka kwanje wenda umuntu arabanza ugakundana n'umuhungu, sibyo? Mwamara gukundana akagupropoza ukamwemerera, cyo kimwe nuko haza benshi muri bajya benshi, wewe ukuramo umwe wumva ko ari we nyine wiyemeje kubana nawe, kandi ubikora ari uko wabyiyumviriye ukabifatira umwanya ukavuga nti muri bariya bose bambwiye uyu nguyu niwe jewe mpisemo. Rero muri icyo gihe iyo ufata umwanzuro nk'uwo nuko uba uzi yuko ari igikorwa gikomeye, mbese ushobora guheza umwanya, ushobora gufata umwanya wo kugitekerezaho. Uriya mu mama yavuze yuko kera nta bintu by'imikururano byabaho, kandi wakoraga ikintu ngo wakundana n'umuhungu ngo nimba mwarabonana rimwe nuko mwasubira, mbese mwongera guhura mugiye gushakana umunsi w'ubukwe. Ariko ubu nyine ho turakundana, mbese kubera ko ubu nyine ukundana n'umuhungu ukabanza kugira ngo umumenye neza, ni ukumwigaho, kandi kugira ngo umenye umuntu nuko muba muri kumwe wenda kenshi mukaganira. Mu gihe uganira n'umuntu kenshi hari amadefo amwe umubonaho cyangwa se hari ibyiza uri umubonaho. Muri icyo gihe rero niho uba wamenya umuntu neza. Ibya kera ni byiza ku babyitwayemo neza, n'ibyo ubu ni byiza ku babyitwayemo neza. Arakoze cyane Madame Kazungu, n'umwe mu bantu baje mu kiganiro, ariko babita ibitinyuke. Ni igitinyuke kubera ko niko iwacu babyitaga, ahandi bavuga ngo ni umudamu mutoya, ariko nta mudamu mutoya baba, ahubwo ni igitinyuke. Turi kumwe na Umuruta Felicite, bigaragara ko we akiri umukobwa mutoya, ndetse twavuga ko ari mu kigero cy'umwangavu, umukobwa uhawe ubyiruka, ndetse unageza n'igihe cyo kurambagizwa. Umuruta, umaze kumva ikiganiro cya Madame Yunia uburyo yavuze, we yavugaga ku bijyanye cyane cyane no guhararana, agakururana. Madame Yunia yavuze ibintu byinshi, ariko akantu yavuze ko umuntu aje gukora ubukwe n'undi abantu bose bamuzi mu muhana, baramuhararutse, sebukwe amuzi, nyoko bukwe akuzi, ugasanga donc arimo arazana umuntu basanzwe bazi. Ibyo bintu turabivuga w'ikiyo. Murakoze. Ikiganiro cy'uriya mama nari gikurikiye, kandi yavuze ibintu byiza, ko ibyo yavugaga harimo ukuri, ariko kuri njyewe ku giti cyanjye
ntekereza ko biterwa n'umuntu n'igihe yari arimo n'igihe cye nshobora kumva ko iby'iki gihe ari byo byiza nawe ko aricyo gihe yari arimo aricyo gihe yumvaga ko mu bihe byabo we yumvaga ko ari byo byiza kubera wenda igihe yari arimo nagiye ndimo kubera wenda nuko haje ibintu by'umujyi abantu bakaja mu kizungu nkabona ko iby'ubu ngubu nabyo ari byo byiza ariko icyo kuvuga ngo guhararana biterwa n'icyo umuntu yita guhararana ariko ntekereza ko ingo z'ubu ngubu abantu bafite liberite yo kwihitiramo kandi ukihitiramo umuntu wamenye bitandukanye n'ibyo kera bakoraga ugasanga benshi barabashimiraga kandi umubyeyi aragushimira gusa imbyanze ko bashima ko nabo ngubu baradushimira ariko byari bitandukanye kuko akenshi ari igihe wasangaga ase uko aribo bavuganye muko agahura n'umugabo kuri uwo munsi gusa atamuzi ntekereza ko byaho ntabwo nakwemeranya nabo ko urugo rwabo buri muntu tuvuga nk'urugero nk'ababyeyi bacu barabashingiraga wenda bakavugana ko si bose hari n'abamenyanaga nk'iminsi nk'ingahe bakabana wenda ibyo nge nita ko byo bo bita ko ari agahararo twe muri iki gihe wenda nibyo byubaka wenda tuvuge nk'urugero muri iki gihe ntabwo bakundana n'umuhungu cyangwa umubyeyi agushimire ko umubyeyi si uzakubakira kandi niba ukundanye n'umuhungu ntabwo mwahura umunsi wa mbere ubukwe ku ibyo ntabwo bikibaho mukwiye kubanza kuzajya muhura nigashake be kenshi muganire mumenyane kuko guhorana n'umuntu ariko mumenya ntekereza ko guhura mukaganira nta bibi mukoze n'uma nta kibazo kirimo icyo bita agahararo wenda kuba yaravuze agahararo gashobora kuba agahararo ariko biterwa n'umuntu ku giti cye nicyo bita agahararo n'icyo akora muri ako gahararo kiwe hari ikintu wari uvuze ikintu cya liberite eske hari liberite ibaho irenga kumvira ababyeyi cyangwa liberite wagira iri isirpasa cyane umuco wanyu kuko wenda reka zabe Micheline wenda reka mbire Micheline icyo kintu cya liberite umuruta yaravuze uracumva gute kuko ta liberite wagira d'ailleurs mu gifaransa iyo abaye liberite iba libertinage donc yarenze kuba liberite warengerera kandi umuco wawe tugomba kurenga icyo kintu umuruta yavuze uracumva gute yes ukuntu je nabyumvishije liberite yavuze nuko ubu nyine twebwe twemerewe guhitamo abo dushaka abo tubakana nabo ni nkayo liberite yavuze ntabwo ari ukuvuga ngo ufite liberite yo kutumvira ababyeyi ngo ufite liberite yo gukora icyo wowe ushaka wenyine umubyeyi akugiriye inama ni nko kuvuga ngo washizeho ibintu bidahinduka washizeho plans zawe kandi zizahinduka n'ubwo umubyeyi yakora iki ariko liberty dufite ubu nyine niyo kuvuga ngo ubu nyine dushobora kwishimira ukabona umuntu ukunze mugakundana mukabana ni nkayo liberty yavuze reka mwunganiyeho gato ku byo ari kuvuga liberty narivuze si yo kurengera ngo tujye hejuru y'umuco ariko twizera ko umuco ukura umuco urakura ntabwo umuco uwo muri 70 ntabwo ariwo twakurikiza muri kino gihe ntabwo mvuze ko umuco wavuye ariko urakura niba mu gihe cya kera ababyeyi aribo bashimiraga umuntu bakavugana wowe ukagenda rimwe bakanagushyingira n'umuntu wapfushije wapfakaye wenda utanabishaka ariko muri kino gihe umubyeyi aravuga mukaganira mukumvikana ugakunda ukagenda ukamugisha inama ati nakunze kanaka uramubona ute ubona twakomezanya muzi gutya umuryango wabo wuzi ukambwira wenda nkumva ko nakomeza liberté niyo kuganira n'ababyeyi kuvuga ikikurimo kwerekana gukonvenka nk'umubyeyi umwereka ikikurimo umwereka impamvu ushaka guhitamo uwo muntu nakakwereka impamvu wenda udakwiye kujya aha cyangwa ukwiye kujya hano ko ntabwo navuze ko tudakwiye kumvira ababyeyi ko umubyeyi wakubyaye aragukunda kurusha n'umugabo ugiyeho ko ntawarusha imbabazi umubyeyi wakwibyara kandi nizera ko ibyo umubyeyi yakubwiye ntabwo yakuroha keretse ari umubyeyi gito numva ko liberté irahari ariko tukwiye no kugisha inama ababyeyi mbere yuko twubaka ingo ko baba baradutanze bafite byinshi bazi kuba mu ngo kandi bafite ngo no kuba bazi ko mu kinyamurenge abantu baraziranye abantu bazamenyana reka ko ibyo ari byo narishingiyeho mvuga sinabivuze ko dukwiye kuba kwigenga ngo twigire ibyigenge twumve ko bavuga ibya kera twe dushaka iby'ubu byihuse n'ibyo nashatse kuvuga muri make njyewe nunganiye
nategereye ikiganiro cy'uri ya Madamu Junior kandi ni umunyabwenge cyane kandi turamushimiye ku bitekerezo bye yatanze. Hari byinshi yavuze kubera iwe yari uwo muri icyo gihe cyiwe, twebwe turabo muri iki gihe cya digital. Ntabwo ababyeyi bacu ntibagomba kwirengagiza ko turabo mu gihe cya digital. So ibintu byakozwe kera kubikurikiza, hari bimwe twakurikiza, hari n'ibindi tutakurikiza. Hari ibyiza twakora bya kera tuza tunakora, hari n'ibindi byiza n'ibindi bibi bya kera nyine tutakurikiza. So ikiganiro Junior yatanze je naramushimiye cyane, gusa nkagariya jambo yavuze ngo ryo gukururana. Urabona nka kera je ndumva ko abantu akenshi n'ababyeyi bagushimiraga bakavuga ngo uriya rugo ni rwiza, nyine bakagushimira. Akenshi umukobwa nta nubwo wabonanaga n'umuhungu, ndumva nawe nta kuntu wari gukururana nawe kubera nta nubwo umuzi. Urakururana nawe gute? Nta kuntu wakururana nawe kandi ababyeyi bagushimiye, mubonana tuvuge rimwe baragushimiye kera, tuvuge donke hariho kera gahunda yo gutegura kuzabana. Ariko ubu nyine duri hagati mu kiganiro dukomeza no kubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Tubibutse ko iyi ngiyi ari Menya Iwacu, ijwi ry'Imuhira, aho dusakaza amakuru atandukanye dukora no ku ngingo zitandukanye. Uyu munsi rero nk'uko twababwiye turi kuvuga ku dusubiza kimwe mu biganiro byatambutse hano twakoranye na Madame Junior. Niyo mpamvu twabatumirije abakobwa ndetse n'abagore b'abanyamurenge, tukaba turi kumwe ariko n'umusore Elvis dusanzwe tumenyereye hano dukorana, nawe akaba yiyunze n'iyi timu kugira ngo agire nawe umusanzu atanga. Elvis rero nawe tuguha ikaze, ariko noneho wakurikiranye ikiganiro ndetse uri umwe mu bantu bagiteguye cya Madame Junior, ndetse ndatekereza ko ari nawe wakusanyije komantere zagiye zitangwa hariya ku murenge.com. Ese wowe ukurikije uko Madame Junior yavuze nuko bashiki bacu bavuze, uherereye he cyangwa n'iki wabwira abantu? Murakoze cyane. Naje ntagiye mu magambo menshi, ikiganiro naragitegereye nakibayemwo ni ciza, ndetse nubise n'ibitekerezo bya bashiki bacu hano bavuze ni byiza kandi ibyo bavuze nibyo, ariko naje hari uburyo nabyumvise ko ku giti cyanje. Hari ibyiza bya siyansa ya kera cyangwa se imishakire ya kera byari byiza mu gihe cyabo kuko babikoze mu gihe cyabo, ariko kandi hari bimwe nkaje none uri muri no generation y'ubu numva bitashoboka. Nk'ubwa mbere kugira ngo ukundane n'umukobwa mbese bagushimiye biba bigoye, ndumva bigoye kabisa, sinzi icyo nabivugaho, biragoye kuko ukunda umuntu ari uko wamwumvise ibitekerezo bye, ugakunda umuntu ari uko wamurebye uburyo ateye, ugakunda umuntu ari uko mwayishanjije nyine mwaganiriye mugatindana. Ubwo je niho numva wakunda umuntu. Ariko kera uburyo nategereye ikiganiro cyangwa se uburyo cyagenze kera bigaragara ko cyangwa se uburyo yabivuze Madame Junior yavuga ko mbese icyo yise gukwegana cyangwa gakungu cyo ibintu zo guhorana, sinumva ko muri kino gihe byokora kubera ko uje gushakana n'umuntu umuzi, wamushimye, mwabonanye, mwaganiriye, kandi ntabwo wamenya umuntu mubonanye ku munsi wa mbere cyangwa se muvuganiriye rimwe uhita umumenya. Bisaba ko ahubwo mutindana, mubonana, mumenyana, mutindana mukaganira, bigatuma noneho ahubwo urushirizaho kumukunda. Nuko nk'uko nari bivuze rero, biba byiza iyo mukundanye n'umuntu mugatindana, mukabonana, mukaganira, binatuma noneho mumenyana cyane. Ariko kera ho mbese byari nka bibi, cyari ngicyaha kuko ubonana n'umuntu muzoshakana. Je ndibuka ikintu kimwe nka mushiki wanje washatswe kera mu gihe cya kera, icyo gihe nari nkiri muto, yageze umunsi wo kuja gukora ubukwe, yari agiye gusohoka ngaje gutora atabyazi, barinda kumubwira ati yewe hari abashitsi bari buze kugira ngo baraza kudusura twese kandi baje kubaza. Urumva eske icyo gihe naje kibazo nibaza, yashatswe kuri uwo musore amuzi, yari amukunda, bamenyanye ryari, baheshanjije ryari, kumva icyo ngicyo muri kino kinyejana cyacu cyangwa se muri no generation turimo kiragoye. Ariko kandi icyo nshimira
imishakire ya kera cyangwa se fiançailles yo hambere nayo ni nziza ku ruhande rumwe. Urabona nk'apu muri generation y'ubu ku ruhande rumwe iyo tugiye gukundana tureba umuntu none ureba umuntu mbese imiterere ye gusa apparence extérieure bigaragara gutya ariko ntubamenya ngo famille bameze gute babayeho gute imico yabo ni iyihe ese bazabifura bazabinyangamugaye. Ariko abavyeyi icyiza cyabo baba babazi ngo kwa nyanaka bagira umuco, kwa nyanaka barubaka, kwa nyanaka barabyara kuko hari n'imiryango imwe y'incike sinzujya ndabivuga ngo batabyara kumva kandi biba byiza nanone washimye umukobwa ariko famille kandi kakubwira inama mukaganira kugira ngo bagufashe ibyo utazi kugira ngo reka arakoze Elvis. Reka tugaruke ku ruhare rw'ababyeyi cyangwa se ubufatanye hamwe n'ababyeyi, abakobwa, abahungu cyangwa abasore muri rusange. None turebe ubuzuzanye bwabo n'ababyeyi. Uruhare rwanyu n'uruhe ababyeyi, uruhare rwabo n'uko mu gushaka nuko madame Yuni yavuze ko ababyeyi babigiramo uruhare cyane, ariko ubu nyine we akavuga ko atari ko bimeze. Umuntu agenda agakunda niyo yamaze kuzuza gahunda akaza agatekera ababyeyi bana ati n'uyu nguyu twakundanye. Umubyeyi atagifite ikindi yakora. Kazungu, kawe uherutse kubaka vuba ku buryo bugaragara, ese mu by'ukuri noneho turebe ubwuzuzanye hagati ababyeyi n'abana, ni iyihe contribution y'ababyeyi mu kubakira abana babo? Ese mukorana gute n'ababyeyi kuri kino gihe? Murakoze cyane. Rero numva ko ari ababyeyi ari n'umwana bose bafite ikintu bahuriyeho, bafite uruhare runini cyane mu buryo uja gukunda cyangwa se uja gufata icyemezo cyo kugira cyo kuja kubaka. Wowe urakunda warangiza gukunda ariko utarafata icyemezo, mbese uramubwira ati narakunze ariko decision ya nyuma ndi gufata sinayifata haragira icyo mbwira ababyeyi banje, kuko igikorwa ngiye gukora mfite famille ntegerezwa kukibwira, itegerezwa kunshigikira nkuko ni umuryango kandi sinakora ikintu tudahurijeho. Rero muri icyo gihe uragenda ukabwira famille yawe, ukababwira wa muntu wakunze, ukababwira uko ameze nyine n'uko umubona cyangwa se n'ukuntu wamukunze n'ibyo wamukundiye. Wenda muri icyo gihe ababyeyi bawe hari ibyo bakubwira, bakakubwira nta kibazo nimba warakunze, reka natwe nk'ababyeyi tugire uruhare tubigiramo, wenda tumubaririze tumenye ukuntu ameze hanyuma tuzokubwira. Muri icyo gihe rero ababyeyi nabo bakora ubushakashatsi bwabo kuri wa muntu, niba bamukunze cyangwa se bumvise ko nta kibazo mushaka kumvikana, ubwo mushaka abana barakubwira nta kibazo wigenda wubake. Reka tugaruke gatoya wowe ku kintu cyo gukundana umuntu ari kure, kuko uruhare rw'ababyeyi rugaragara ko uvuze ko ubereka umuntu, ariko se noneho wa muntu uri kure, kuko ubu nyine ku buryo bugaragara nuko abantu abenshi ubu ngubu baba bakundana bari kure kubera gutatana kw'abantu benshi. Ese noneho iyo yaje mu bigenza gute mu gihe bakundanye n'umuntu uri kure cyane? Tumwereka ababyeyi, uramwereka ifoto wenda bigenda gute? Muri icyo gihe igihe wakundanye n'umuntu uri kure, wewe kuko ababyeyi b'abanyamurenge kenshi usanga baziranye, wenda wowe uja kumubwira yuko wakunze umubwira n'uwo kwa kanaka, ababyeyi usanga baziranye cyane. Rero muri cya gihe umubwira gutyo, iwe abazi ya famille ugiye kujamo, iyo ugiye gushakwa mbese. Noneho nawe iyo umuhungu aba ari, wenda haba hari abantu ba famille yanyu, mbese ababyeyi bashaka kubwira uzaturebera uwo muntu ukuntu ameze cyangwa se ubaze n'imico yiwe bene ibyo. Muri ubwo buryo rero ababyeyi nibwo bakoreshamo, bakamenya wa muntu nawe bikamenya, cyangwa se nyine kubera abo baba batamuzi ufata n'iyo foto ukabereka umuhungu twakundanye ifoto, kubera ntabwo muba muri kumwe, ariko rero baba bazi amakuru yose kuko nabo bakora uko bishoboka kose kugira ngo bamumenye, ndetse bakabicisha mu bandi bantu bari kumwe n'uwo muntu. Muri icyo gihe rero icyo gihe usanga bamenya amakuru yose cyangwa bamumenye. Urakoze cyane Kazungu. Icyo ni igitekerezo cyawe utanze umuruta. Hari icyo wenda Kazungu yavuze cya mbere cyo kuzuzanya ababyeyi, uruhare bagira mu gushakira
abana babo cyangwa uburyo mukorana ubu ngubu ku buryo wemplika ababyeyi mu rubanza ugiyemo kugira ngo bagushigikire cyangwa bagufashe. Ndagira ngo nawe ugire icyo ukivugaho ariko cyane unavuge kuri kino kintu twavuga ko ari amour à distance, wenda gukundana uri kure. Uyu ni Kazungu kandi wenda afite uko nawe wenda arashobora kuba yanabiciyemo, ariko noneho kawe wowe turashakwa kandi ufite uko wumva ibyo bintu urabyumva gute? Murakoze. Natangiye mbashimira. Ntekereza ko uruhare rw'ababyeyi n'abana nanone biterwa n'umuntu ku giti cye n'ukuntu azaba ababyeyi. Wenda niba uzi ko umubyeyi wawe wenda utamubwira ikintu cyose, wenda umuhungu wese amubwira ntajya buri kintu amukritika, ukabona wazahera muri ibyo bintu. Hari abantu buri gihe batajya buri kintu kiri negative babona ku muntu, noneho ukabona wenda hari nk'abana wenda babona mbibwiye wenda ababyeyi banjye kubera ukuntu bakunda gukritika abantu, kugira ngo bazabone positive side yawe banza gukora negative side yawe. Tuvuge nk'urugero, niba nkuzanye nk'umuhungu, n'urugero ntanze, niba wenda nk'ababyeyi ikintu cya mbere bahita bajya babona ibibi byawe kugira ngo banze babone ibyiza byawe. Urumva aho ngaho akenshi ababyeyi bameze gutyo abana babagendeyeho cyane, ntabwo bazahera mu rugo, ntibazigera bashaka. Ariko ntekereza ko uko byagakwiye ubundi uko bigenda k'umubyeyi, umubyeyi atanga umugisha, ndabyemera, ababyeyi batanga umugisha kandi batanga umugisha abana bakubaka umugisha. Ababyeyi ni mwiza. Numva nkomereje ibyo Kazungu yaravuze, mbere y'uko ukundana n'umuhungu cyangwa mbere y'uko umwemerera, umuntu yagakwiye kubabaza, kubera ko ababyeyi bacu baba bazi cyane. Ababyeyi b'Abanyamurenge baraziranye, niba batamuzi we so wanyu cyangwa nyokorome bashaka babaza abo bantu aho ngaho. Undi ushobora kumubwira akabaza abandi, ariko bakamenya abantu abo ari bo bantu ugiyemo abo ari bo, kuko nta mubyeyi wifuza kuba yaroha umwana, kandi nta n'umwana wifuza kuba yabona arohama kandi abona ikiziba. Rero numva ko biba byiza none iyo umuntu abwiye ababyeyi bakaza bakamumenyera abantu abo ari bo, niba batanabazi bakabaza, bakamenya mbega aho umwana wabo agiye, niba ari mu muryango muzima. Numva ari byo ngibyo. Aha dukomeje kuri iki kintu cyo gukunda ku bantu bari kure, urakivuga wiki? Nanone biterwa n'umuntu ku giti cye, nk'uko nabivuze, biterwa n'umuntu ku giti cye n'ukuntu yashobora kumanaginga ibintu. Gusa sinajya kure ibyo Kazungu yavuze, gusa ifoto ni ifoto. Iyo wakunze umuntu w'ifoto ntabwo ubuze umuntu uwo ari we. Niyo ababyeyi bakubariza, yego babaza, ababyeyi babaziranye, ndabaza umuryango we, wenda umusore ashobora kuba atamuzi, wenda nabo aho hantu wenda uwo muhungu yaba ari, ushobora kumubwira bakamukubariza. Ariko gukunda ifoto kuri njye numva ntabwo ari ikintu mpa agaciro cyane, mu buryo navuga ngo umuntu mumenya iyo mubana, muganira, wumva uko ateye, wumva uko uteye, wakumva mwahuza, wakumva mwakomezanya mukagera. Abaho nakunze umuntu w'ifoto, niyo andi usanga iyo watinze cyane, simbihakanye ko gukundana distance bro. Wabihakanye? Wamaze kubihakana kubera ko uvuze ko ifoto idahagije. Nkeka ko ifoto, ibyo nashatse kuvuga, ifoto nashatse gushimangira cyane. Iyo ukunze cyane ifoto, niyo andi usanga uhuye n'umuntu uko wari wumvaga mu mutwe agomba kuba ameze, wasanga si ko ameze, mukamura bisesheje. Ariko nibyo byandi nakubwiye ko biterwa n'umuntu ku giti cye n'uburyo muri wateye. Akavuga ati nibwo nakunze ifoto, ariko nsanze atari uko asa neza, kubera ukuntu nakunze umuntu urimo imbere. Ku giti cyanjye ngiye nkunda umuntu w'imbere, sinkunda umuntu w'inyuma. Wenda ushobora kuvuga ati wenda kubera ukuntu wenda namwumvisha mbatwana abana, wenda nsanze ameze gutya nabyihanganira, nsanze bimeze gutya nabyihanganira. Hari n'undi noneho ukunda ifoto, akumva ko umuntu wo ku ifoto yabonye ariko agomba kumva, niba yarabonye ari umuhungu mwiza utabaho, akaba yumva ko na wa wundi nawe ko agomba kumubona ari teke ya foto yigeze kubona. Cyangwa kumva ko ubwo ari mwiza gutya, ukahita wisetinga mu mutwe ukamutangira kuvuga ngo wenda ubwo ari mwiza, n'imico ye ni myiza, ibintu byose ukamutangira kubizijira mu mutwe, utaramenya n'umuntu hari, ugatangira kuvuga ubwo ameze gutya ni umuntu mwiza, nawe ubwo wenda umuzi gusa nibyo yishize mu mutwe. Niba nabona side yiwe mbi ari ibintu yishize mu mutwe, umugani wandi azavuga ngo ibintu byose ni mu mutwe. Iyo amaze kubyisetinga we n'abandi uhura n'umuntu
niyo mwana abana y'indwe bitewe n'ukuntu hanga guhemuka n'abandi usanga mubanye divorce ngiyo hafi uhuye n'umuntu utexpectingaga muri wowe mwahura rero ukabona n'ibintu bitangaje reka nsubire mu gato subira mu kuri icyo kintu tumaze kuvuga nawe ndaca ifoto wenda nabivuzeho ko we ushaka kwerekana ifoto ariko mu gihe mbese mvuga ko njyewe nagiyeho nari muzi ariko wenda haba hari ababyeyi baba batamuzi muri cya gihe rero ukoresha abantu mbese nk'abantu bo muri famiye yanyu wenda begeranye n'ujya muhungu iwe ukababwira ati ndashaka mubwira uwo muntu umuhungu umeze gute kandi urumva umuntu wanyu ntabwo yakubwira ibinyuranye nubwo atabikubwira bari kumwe na wa muhungu wenda yaje ku ruhande akabwira ababyeyi bawe akavuga wa muhungu rero ameze gutya na gutya nuko ameze muri cya gihe rero ndumva ko wakoresheje nk'uwo muntu ashobora kuba muzi bihagije kandi n'umuntu wenda murakominikana kenshi uko uvugana n'umuntu hari ibintu byinshi ugenda wumva hari amagambo menshi akubwira ukumva ati wenda uyu muntu nubwo tutari kumwe iki kintu ashaka kuba bikunda ikashaka kuba acana bivanye na communication muba mufitanye muri icyo gihe rero hari ukuntu ugenda umenya umuntu kenshi kandi mutanari kumwe rero gukundana na distance birakunda kuri bamwe cyangwa se biragoye ku bandi reka mvuge akantu gato ku byo yaravuze wenda nko gukosoraho gato kuvuga ngo ashobora iyo ugiye mu bintu byashobora uvuga ngo ubukeka urishuba urabahatisha nyine iyo bati byaba byose ashaka kukunda iki wenda ashaka kukubwira ngo ashaka kuba wumva ukavuga ati ndakunda iki njye nizera ko tuvuge nk'urugero nshobora kuba wenda mvuga ngo wenda n'urugero ntanze ndakunda ubururu bitewe n'ibintu njya numva avuga ugasanga akunda icyatsi iyo utangiye uvuga ngo ashobora ntabwo urishoboye ibintu ariko n'undi muntu wese n'uwo mwaba muri kumwe ntabwo ushaka kumenya umuntu ijana ku ijana mutarabana ibyo tubikunda bidashoboka umenya umuntu neza ariko mwamaze kubana mu nzu mumaranye iminsi niho umenya umuntu uwo ari we neza n'icyo ngicyo mumaranye iminsi nyine mwashakanye umugore n'umugabo naho mukiri abafiyanse nubwo mwaba muturanye hari utuntu twinshi ashobora kuguhisha cyangwa se wowe ukamuhisha ariko atari ukuvuga ngo uko mupinganye se cyangwa mudakundana wenda mfite fiyanse nzi ko tubana ndashaka kwitwararika uko nshoboye kose kugira ngo atagira akadefo ari bumboneho urumva ntabwo wamenya umuntu mu gihe mutarabana gusa njyewe icyo navuga ntabwo wamenya umutima w'umuntu nubwo twaba tubana ama niba aba hanze nubwo bogenda bakabaza buri muntu agira ukuntu azi undi nubwo twaba tubana wonyiyereka ukundi uri hanze nawe wowe ufite ingeso nziza kurusha uyu nguyu uri hafi ariko unyiyereka ukundi ariko uwo hanze ari we muntu mwiza so je long distance nta kibazo gifite ariko kuri jewe personally sinayikunda ubabwire aho nayikunda nayikora uwo muntu twari tuziranye ari umuntu wagiye twari tuziranye tuvuge tukiri abana aba twarabanye bukeya akagenda noneho akaza agatangira confiance aho ngaho noreba niba namwemera ama ntamwemera iyo long distance nayemera kubera mba muzi ariko umuntu ntazi jewe byongora kuri jewe kuri bamwe biroroshe ariko kuri jewe byongora iyo point iragoye cyane kuko ni umuntu ku giti cye sinshobora kuvuga ngo salusi ngo wowe ubyihanganira cyangwa wabishobora cyangwa wabikora kubera ko sinzi uburyo uteye muri wowe naje ku giti cyaje numva iragoye ariko mbese nsa n'uwunganiye Micheline n'ibyo yaravuze iri mu buryo bubiri aba ari nk'umuntu wagiye twabanye yarangiza akagenda hanze cyangwa se akaja kure yaho tuye urumva ndamuzi nubwo yashikiriye agahinduka ariko mbese deja ndamuzi ariko ari kuvuga ngo ni umuntu nkibona bwa mbere ifoto ntazi umuryango we ntazi biki cyo ndumva kiragoye umuryango ariko
Kazungu yavuze ko ushobora gushiraho kandi ikindi vyera maneko oya Kazungu icyo yavuze cyane cyane twebwe kubera turi bato ntabwo tuziranye cyane ariko ababyeyi bacu baraziranye cyane kuko ababyeyi uje ko ntabwo nzi ababyeyi bawe ariko ababyeyi baje barabazi niba nashimye umuhungu wo hanze jewe ntazi nkagenda nkamuvuga iwacu igikuru ni kugenda kumuvuga kubera ababyeyi bawe kubera baba baziranye cyane kubera kandi banabanye izo byose yo kubwira uno muryango wari umeze gutya bari babayeho gutya bari abakristo bari imfura bari bameze gutya noneho ukumva niba umubyeyi wawe agushigikira agushimira ama niba akunengera urumva decision ufata ni wowe wenyine ariko hari n'igihe umubyeyi yovuga mu muryango wabo wari umeze gutya ariko uwo musore washimye ari umuntu mwiza kubera ibyo ari byo byose twese ntabwo uko basokuru bari bameze ntabwo ariko tumeze niba hari bamwe basekuruza bari imfura ariko base ubwo bufura niba bwaragabanutse niba ari development bahuye nayo ikanyura ahandi ariko kureba ngo basekuru ngo bari imfura ariko abangaba batari imfura ibyo nabyo biragoye ukuntu ariko wasanga umuhungu yaravutse muri famiye tuvuge ntabwo bari imfura ariko umuhungu ari imfura so ubajije umubyeyi hari igihe umubyeyi nawe yakubwira ababyeyi b'umuntu ukuntu iwe yari abazi kandi ugasanga ko atari ko uwo muhungu ari ariko byenda tutarava kuri iyo point jewe buryo numva ari nka mushiki wanjye buryo namugira inama bibaye bishoboka niba wakundanye n'umusore mudaturanye so atashobora kuba ari mu mahanga cyangwa se mu kindi gihugu numva bibaye byiza kubera ko baba bamenyanye bakominikanye yamwereje amafoto akanabereka n'umuryango akagira iki ariko je numva mbere yuko bagira igihe cyo kubaka uwo musore yakagombye kwigura akazi agashika bakamubona noneho atari igipsaturo atari ifoto ukamubona ukamwerekana ko ati ubona babwira n'ibyo biragoye uzi utekereje n'ibyo byinshi utekereje mvuganye n'umuhungu wo hanze akaza noneho ntaramwemerera agasindamuvuga iwacu akigora akaza ngo aje kugira ngo nzamwemerere ibyo nabyo ntabwo arashitse ngo nkamwangira akaza noneho abaje ngo mwigeho igihe ari aho ngaho byenda aho ngaho tugaragaje gusobanura kuko nabyo niba hari ikintu kigoye kuza ukababona kunza umuntu w'abanyanaka yego famiye bakamumenya ati na famiye yawe turayizi ariko rero mati tuzi ngira umuntu bwite urumva kugira noneho ngo tumumenye si ifoto ntabwo ari apera bisaba kumubona amaso ku yandi cyane numva kubera ko deje wabwiye umuryango wagishije inama abasaza bawe nawe wenyine wafashe umwanya muvugana numva mbere yo kugira igihe cyo kubaka yo kwigora akaza noneho kubera ko ari ibintu biba biri officiel mbese azwi agashika tukamubona noneho kugira ngo dushime umuntu twamuzi igihe cyo kubaka cyangwa igihe cyo kumushima nicyo narishaka kubera yo niba ari ukubaka kera muba mwashima niba ari ukubaka kandi nawe aho igihe cyo umukobwa ngira ngo yemera akabwira umuhungu yego niba ari igihe cyo gushima nico gihe yose ibyo ngibyo biragoye umuntu uri kure cyane ngo azaze mushime ntago none niki cyoroshe ari ukumukunda utoramubona no kumukunda yaje no gutega akaza niki cyoroshe niki kibabere cyiza abantu umuntu mugiye kubakana ubuzira herezo niki cyiza kuri iki icyiza twebwe tubona nka nyine twumva ko ari cyiza nuko yakwigora akazi ngo haba hari izindi mpamvu zabiteye kugira ngo ntazi rero muri icyo gihe wenda hari n'iterambere ryabaye yakubwira ngo yafashe kuri Skype mondere kuko yaho uri kuramureba nyine biza urebye undi muntu utari we kuko ntabwo twebwe abari umunyakigo ukora nawe amanalize yawe haba hari abantu ushobora kubwira cyangwa se washaka ukanamutumira n'iyo foto yaguhaye ukamubwira uyu muntu uramuzi ameze gute ko umuntu wo muri famiye akakubwira uyu muntu ameze gutya na gutya
nuko ameze nawe yabikubwira rero muri cagi yabikubwiye na wa muntu uri kuri Skype usanga ntacyo yakubesheho cyangwa yakubesha Skype niba izigaragazaga n'ibirenge simbi ariko Skype yogaragaza umuntu wewe iyo mubwira kurebere n'ibirenge iyo ni point ya nuko uzumva ariko noneho twebwe itangazamakuru dukora ni rirengera abanyamurenge muri rusange cyane young generation budutezweho ibintu byinshi titwahisha kuvuga ko hari abantu bakundana n'abantu batari ugakundana n'umuntu utari wa wundi izo ni ibintu dufite gihamya ko byanabaye niyo mpamvu rero tuba dushaka ko iyo uvuga ubwira abantu ufite kubahindura no kubateganyiriza ejo hazaza ibyo bintu rero nkuko Michelin yaravuze ati jewe long distance ibyo ngibyo ntago abikunda navuze uziranye n'umuntu wari uziranye nawe kera mugakora long distance takibazo ariko ari umuntu musha mutaranabona ibyo ntabwo zongora ariko ku bandi biroroshe ku bandi biroroshe bandi turi benshi nababikoze okay nta kibazo okay murakoze cyane reka dukomeza tunagana no ku musozo wenda w'ikiganiro reka turebe noneho ingo zacu ba papa ba sogokuru twakuze tuzi ko bubatse muri bwa buryo nyine tuzi ko bubatse tufate zango noneho tuzigeranye n'izazuba madame yumya mu magambo ye wenda nuko wenda bitaza gukunda tugacisha ijambo ryo mu karyumva kuko yavuze ko ingo zo hambere zubatse neza kubera ngo zirimo n'Ikristo ariko akavuga ko ingo z'iki gihe ngo nta Kristo kirimo izo rero nizo zamuteye impungenge avuga ko ingo z'iki gihe zihazisenyuka iyo arabihamije ngo zirahari aranazizi ko zirasenyuka bo bamaraga ngo imyaka 5 batarabona umuntu wakorogana umuntu twamo tuganira mbere hano wanyuze hano umudamu yambwiye ko bamaze imyaka 10 15 20 mu muhana tarugo ruragirana ikibazo n'urundi nukubera iki ico kintu mugitekereza gute reka Elvis wenda okay murakoze byenda kirasa n'ikigoye kubera ko ico gene twari duhari ariko nko mubitekereza je buryo muzumva nukubera ko kera bitewe n'igihe igihe cabo development yari kiri hasi sinzi byenda gusobanura development amajambere bari bakiri hasi bari ko amajambere rubaka bari mu giturage ikintu ndanumva naje tarumva nico mwamuvuga ngo na amajambere reka ngerageze musobanura kubera ko urabona nk'abantu bakundanye nko mu myaka 60 muri za 60 ubu ni urabona tugeze muri 2016 urumva tugeze kuri urumva ko nono isi na vitesse yari irimo si iriho rero ico ntekereza nuko kera icatumye jembese numva ko ingo za kera zubatswe neza nukubera ko bagushingira ahantu bazi kandi bagushingira mbese mu muryango bizeye ikindi kintu hari uburyo mbese ari n'umuco wacu ico gihe wari ugifite amahame ku buryo bakavuga ngo nuwosenya bazumva umwana wo kwa Nyanaka niwe wasenye niwe wagize uganatinyira kubera ko tuba turi mu muhana abantu baturanye kwa nyokorome kwa banyogosenge ko bande bese bari mu muhana umwe ariko yebye nk'ubu nyine umuntu urashaka wibere he Kayole undi usanga tuyehe Kitengera urumva no kuvuga ngo hana abantu tubana remba tutumvikanye nawe ndicira cyangwa nshakisha handi hantu hapesha amahoro je ntekereza ko cyane ibintu zabafasha kugira ngo ingo za kera zireke gusenyuka nuko tudaboro mbere kugira ngo ushakane n'uwo muntu baba bamuzi barangiza bakabaza umuryango wiwe barangiza kandi n'icyo gihe umuco wari ugifite imbaraga niba tugana tuvuga ngo umuco waragiye utakara no ubwo nyine ivyo byagiye bitakara ivyo twita ibishingwe nibyo byatumaga kera bubaka murakoze rero ko mbyumva ingo za kera impamvu wenda nanungu zigikomeye urabyemera ko ubu nyine zikomeye no kuva kera ingo za kera zari zikomeye kugeza n'ubu ariko wenda ibyo yaravuze ngo zifite igikristo cyinshi izo ngo nta gikristo zifite biterwa n'abantu none bavuga ngo ingo z'ubu bose n'abapagani
ntabwo dufite fact zo kuvuga ngo ingo zose zubakwa n'abapagani nibyo nabuhereye kare nkugira ngo biterwa n'umuntu ku giti cye n'ukuntu yisetinze ariko ntegeza ko abantu ba kera tubwenda nk'abakobwa babafatiranaga bari mu myaka 14 15 16 wagezaga 20 babaga bajenze kera batarabatizwa no umwana ufite imyaka 14 n'ubwonko bwe bukiri buzima ariko twe muri kino gihe gushingira umwana w'imyaka 14 bizovugwa ko henshi usanga wenda n'itegeko wenda ibihugu byinshi bigendera n'imyaka 18 wenda n'ibindi 21 20 gutyo urumva umwana aba afite ubuzima bwo kwisi bw'imyaka 18 ntangana n'abawundi ufite ubuzima bwo kwisi bw'imyaka 13 14 n'abantu rero dahuye bafite na experience y'ubuzima itandukanye sasa rero bo bafatiranaga bakiri bazi nta n'ibintu byinshi yabaga ziko agomba kujya kuzana inkwi kugira gute kuragira kugira gute yanashaka yabaga yisetinzemo ko uyu ari we mugabo waje niyo twokoroga sinemezanya ko nabo batakoroganaga kuko tubanaga n'ababanaga n'ubana na mushikiwe baza bakorogana nk'abantu duteye bitandukanye kandi ari umuntu uturutse ahantu hatandukanye arera ahantu hatandukanye n'abararera ahantu hatandukanye mwabura gukorogana rimwe kabiri ariko uburyo muhandlinga ibyo bibazo mwagiranye nibyo nkeka ko bitandukanye n'iby'iki gihe niba tuvuga nk'umugore wa kera yaravuga ati wenda yagendaga yabyishizemo avuga ngiye kuba umugore iyi niyo ndobo yanje niyo nogira gute ntago niyo twoshwana niyo twonanirana n'uyu ngomba kwihangana ngomba kugira gute ngomba kumwihanganira akanyihanganira tukarwaza paka kugira ngo n'abana bacu ndabazadukurikize n'ibintu ngibyo ari kizungu ari naco nzinenga usanga uwo muco ntadukigira niba umugabo agutunza agatoki turantunga agatoki ati ni wacu ibyo ntibyahigeze ugasanga ibyo twe twise gusirimuka akenshi dukoresha ubwo busirimu mu njyana mbi usanga abakera barubahaga abagabo kubaha abagore akumva kuko abagore bakera niyo umugabo yashaka yagukubita warihangana ko bagenda umugabo waje ngo kumwihangana ngo n'umutwara Imana yampaye ngomba kumwihanganira tukabana nuko ariko abiki gihe usanga umuntu ari kubatinje muganga yo kubita 2-3 mu nzu tiyogera gutya kangahe taramwishura tiyovugira ejo muvugira hasi tiyombya nkure igikombe ntagomba kugikuraho aribyo ntekeza ko amajambere ikintu tuzanye wenda ari cyo kibi cyo gutekereza ko wenda abenshi bungu tuje gushaka wisetinzemo ngo bigenze gutya ariko abakira bagenda bavuga ati ye kubaka kama mbaya naha niyo zogira gute niyo bovuga ngo umugabo waje atagira ingesi imeze gutya niyo bavuga ngo azamwa niyo bavuga ngo azagira gute yagomba kubyangana ko yumvaga ko ari umugabo ariko abiki gihe umugabo murabana wanavuga ngo ko kugucyurira navyo bijemo byivye n'ibiki urugo rw'ubungu akenshi usanga rwarabayihangana kandi umunsi siko byakabaye bigenda umuntu akayoha umugabo n'umugabo n'umugore bo ntabwo umugore amuzanya ari umwana uri ugira uko bishakiye cyangwa umugore wenda umugabo n'umuntu uri kuzengurutsa uko bishakiye ntegeza kwicahinduka ari ukubahana abantu bakubahana kandi bajya kubaka kumva ko ari ukubaka koko atari gushyiraho kondisiyo ngo umugabo nagira gutyo byagiye ubundi yo kubana byagiye amakondisiyo biba byarangiye kandi usanga ati amafaranga nashira sinzongera kuvugana nabo nagira ngo arazamura ukuboko nagira ngo aratomboka turamuturangizanya ntabintu byinshi nunganira muri gatoya aravuze nibuka ikiganiro kimwe kindi cyakozwe na menyu wacu kivuga hejuru y'umuco mbese bavuga uburyo kera aba mbese ari abakobwa cyangwa se ari n'abasore b'abahungu bari bafite uburere uburyo babategura umwana ari muto babona atangiye igihe cyo kuja yosabwa hari ahantu babategurira bakabigisha bakababwira ati yewe iyo umuntu agiye kubaka aba agiye kuba umugore mu rugo inshingano z'umugore nuku ariko mbese ibyo bintu byakorwaga kera ubu ntibikibaho iyo ndumva ari point ishobora gutuma ingo za kera zari zikomeye mbese barihanganiranye bari bafite amasomo bahabwaga mbere yo gushaka cyangwa yo gushaka twebwe kuri none tutabona njyewe icyo navuga impamvu ingo za kera tuvuge zaramye cyane kurusha iz'ubu nyine abantu bakora amadivorce cyane hariho n'ikintu cyitwa development kandi kera tuvuge nta bantu bari bagira amatelefone cyane za WhatsApp ya magroupe tugira abantu bazabana kabiri uyu nguyu yakubita uyu umugabo yakubita umugore
akabibwira inshuti abibwira inshuti akaba abibwira ahandi bikaba biramenyekanye urumva kandi abo bantu babimenye bakaba binjira mu buzima bwabo bakinjira mu buzima bwabo bwo gushakana bigatuma umugabo n'umugore bakorogana kandi bitewe n'amagambo yo hanze babashizemo urumva ni development nayo yatuzaniye ibindi byinshi kandi ikibazo tutwisubiza aho yavuye ikindi cyabayeho tuvuge kitari kibaho kera habayeho gender equality uburinganire ubu nyine ni nk'aho bashizeho ikintu cyo kuvuga jewe n'umugabo wanje turi at the same level ntabwo yombwira iki ngiki ntagishaka sinagikora ni ibintu byo kumvikana ariko kera ukuntu abantu batozwaga umugore yari uwo kubaha yari umufasha niko na Bibiliya ivuga yari uwo kubaha kandi ikindi tuvuge nuko twebwe abakobwa twize urumva kera akenshi ba data nibo bize n'abasaza bacu abakobwa akenshi twari tuba mu nzu noneho ubu nyine kubera twize tukakubitiraho na gender n'uburinganire bikaba ibindi bigateza izo za divorce kubera umugabo iwe aba ashaka kuba umugabo mu nzu ariko hariho uburinganire ubu nyine isi yashizeho so abantu umuntu agakora icyo ashaka kandi ubu nyine hariho freedom to you have a freedom to anything you want ukora icyo ushaka kubera niba warize ibingibi naje nkiga ibingibi niba winjiza naje ndinjiza ni nkacyo kibazo cyabaye kubera twarize twese kera umugabo ntiyize umugabo yarigaga twega tukicara ariko noneho twarize kugira ngo tubane noneho untegeke biragora ariko icyo numva ubu nyine ku bana imana icyo mbona imana yashyizeho umugabo niho umutwe w'umuntu kandi tuvuga tuzohinduka usanga nubwo development yoza nubwo twogira gute ntibyoba inkari cyo kwikuzana kuri gutera n'amadivorce abantu kutumvikana murakoze cyane tubibutse ko turi mu kiganiro Menya Iwacu aho turimo kurebera hamwe ibijanye n'imyubakire y'iki gihe cyangwa se niyo hambere ariko aho hose tugamije kubaka umuryango mugari w'abanyamurenge kugira ngo kuko iterambere rihera mu miryango ari naho dukura uburere bwose tukaba tugamije kugira ngo umuryango w'abanyamurenge ukomere ufate ibyemezo utera imbere hanyuma hari ikibazo mwagiye muvugaho kijanye no gutandukana amadivorce ibibazo bigenda biva aho ngaho jewe ntekereza ko mu bitekerezo nagiye nkura muri mwebwe natekereje ijambo rimwe ry'imibanire n'ababyeyi banyu ababyeyi banyu mvuga si babandi bababyaye ni basobukwe ni banyokobukwe babana kera iyo umuntu yashakaga wasangaga yegeranye na sebukwe na nyirabukwe bakamufasha kuko ubu umwana nyine nkuko mwabivuze bakabafasha iki kintu mukibona gute ese simbogamizi kuba noneho udashobora kwemera no kubana na nyokobukwe no mu nzu cyangwa se n'ahandi ibi bintu murabibona gute kubana na banyokobukwe nta bintu mubona mutakaza aho ngaho kuko mutari kumwe n'ababyeyi banyu igihe cyo navuga kuri ibyo ngibyo ntekereza ko wenda bitewe n'ibyo umuntu agenda yumva ko twe duhari mu gihe cya kera abenshi bajyaga gushakwa bagahitira mwa basebu ugasanga mwa basobukwe nyine niho benshi bahitiraga ariko kubera ko ariko byabaga bimeze nta kintu bagombaga guhinduraho niyo ugenda gukavunika n'iki ugomba kuvunika niyo tuvuge nk'urugero niba uri umugeni mushasha ugomba wenda uzajya ukora imirimo yo mu rugo umva nk'ababaye benshi basobukwe umugabo babaye benshi ariko uko ari ibintu bari barakiriye bo bumvaga nta kintu bitwaye ariko muri iki gihe ntabwo ibyo bintu babiza zo kuzuvuga ngo umukobwa ngo arahitira mwa basebukwe kubera bya bindi yavuze development nyine ni amajambere niba ari amajambere fata umuntu wo muri kino gihe sobukwe aracyafite bya bintu bya kera timubashanya mu nzu timubashanya arandi usanga induru zavuze bamwe bubahutse abandi byagenze guteka aravuga ngira gutya iyo mico ntayuzi ko ntabigeze ukuri ubona bitewe n'abavukiye mu bizungu n'ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga ariyo mpamvu wenda benshi batakibana uretse n'ibyo ngibyo sobukwe aje mu kabana
abenshi ku mahoro nta kintu bitwaye kandi mu kumvarana ukumva ko ari umuntu ugifite imico ya kera ariyo nita si ukuvuga ko ubu ngubu yacitse ariko umuco urakura tuvuge ngo niba uri umukobwa ukumva ko ntago wahitiranwa abasobukwe kubera wenda gukunda ibitekerezo wenda nuko wavukiye no mu kizungu ibintu ngibyo utabimenyereye ibintu ngibyo wenda amajambo yabo ntiwayasiporta ibiki ukumva ko ntago mwabashanye kandi akubwira ngo uza n'umuntu ase wenda reka mbyite nka gutyo abintandaro kuko ubona ko mutashobokana uza n'umuntu cyangwa uhitire mu nzu ubone ko haba intandaro yo kubatandukana n'umugabo byaba byiza si uko ubanze bakagenda wenda bakajyaza koso cyangwa mukanabana wenda kubera izindi mpamvu wenda za famiye zitandukanye ariko ntekereza ko ubu ngubu ntago bikiri byiza nka mbere zo kuvuga ngo urahitira mu basobukwe ese ubundi muri iki gihe wahitira kwa sobukwe uje gukora iki mbere wajagayo gukora iki mbere wajagayo wenda tuvuge nk'urugero mbere wenda wajagayo kubera gukora imirimo kuko abenshi bakoraga imirimo yaho yo kuvuga ngo wenda uhindutse umwana mu nzu wari umuco se urareba tuvuge nk'urugero urareba umugabo wawe urebe sobukwe niba ari ukuvuga ngo kujanira umugabo gushuririza umugabo amazi tushuririza umugabo ngo ureke sobukwe bose ugasanga umugeni agiye ari mushasha ariko umuruhura mwisha akaza yicara arira avuga ngo wenda ese uku kwa mama nari mbaye kugira ngo nje mu muruhungana gutya noneho kiwanyuga wanakigira nka nabukunda ariko iyo wandi uzamucecekaga ngo ubone kuri umugeni umuco ariko si wabandiga wubatse ni wawe jewe cyo numva umuco wa kera n'ubu uratandukanye ariko umuco w'ubu nyine niyo umuntu agiye kubaka uzi uvuga ngiye gukora kino kintu icyo ngiye gukora reka mbanze ngitekerezeho mbese ugenda uzi icyo ugiye gukora rero uba ugiye mu wundi muco utari wa wundi wanyu wo kwa so na nyoko iyo ugezeyo rero utegerezwa kumenya umuco wa hahandi wagiye cyo kimwe n'uko wabana na sobukwe na nyoko bukwe mu nzu kandi mbese we ukaba wimarira ko ari nk'ababyeyi bawe papa wawe na mama wawe ukavuga ati aba ni ababyeyi banje ijana ku ijana kujya nari mfashe papa na mama niko mfata abana babyeyi banje rero iyo wishizemo kijya kintu ukavuga ngo uyu si umubyeyi wanjye si papa cyangwa mama kera haba hari akantu gato ushobora kumutanyumvisha neza hari ukuba ubanye n'umugabo sobukwe na nyoko ukakasanga mu nzu none hari no kuba ubasanze mu nzu iwabo ni ibintu bibiri bitandukanye wowe ibyo uvuga ni uko babasanze oya nubwo niba baba bavuye iwanyu aravuga ukiva iwanyu uje kubaka hari n'ukuntu mbese mutobana mu nzu wenda mwegeranye gusa ariko ugasanga ni umubyeyi wawe ni papa wawe ni mama wawe rero hari ikintu twishizemo kubera ko uba wumva ari sobukwe na nyoko bukwe ubashira kure nyine ukanabatinya cyane ukavuga ati uriya ni data bukwe nanamubona aje nta mampunga ukavuga ntabwo nohura na data bukwe mu nzira wenda nkamaca hirya ye ariko iyo wishize bico kintu ukavuga ati uriya ni umubyeyi wanje ndamufata nka papa ndamufata nka mama muri icyo gihe biraborohera ku bana mbese uriyumva nk'umwana wabo urisanzura muri ujya mwanya ntibikugora ku bana numva rero ugiye kubaka ntabwo wokwishiramo ko ugiye mu yindi fami mbese nyine ntibibura ariko hajya uba ugiye uba utegerezwa kwiga umuco wahajya ibyo bakunda ukabikunda nk'uko hajya niho uba ugiye kuba ubuzima bwawe bwose mbese ntubu havuga ngo ndacafite gusubira iwacu ntuhakunde ureke utegerezwa kuhaguma kandi icyiza ni uko umuntu wohakunda nka kujya wakunda iwanyu kugira ngo uzahabe bitakugora rero numva ko iyo wishizemo cya kintu nicyo kimwe n'abajya ba kera muri kuvuga ngo kera umukobwa iyo yatahaga yavaga iwabo avuze n'impora n'ikiza n'impora n'ikibi nzaguma nta wundi mugabo nzashaka tuzagumana rero muri cya gihe nyine nawe uba uzi yuko ushatse njyewe ikintu ntari kumva ni ikintu kimwe hari ukuba ubanye n'umugabo sobukwe na nyoko bukakaza kuko uba ugiye mu muryango wundi ndabyumva ugomba kwiga umuco kugira ngo ubane nabo neza hari no kuba tuvuge nk'iyi nzu ni iya nyoko bukwe na sobukwe baguhaye icyumba mo hariya wowe n'umugabo wawe ntiga ko ibyo nta bikibaho
wowe ibyo uvuga ni bya usanga ugiye mu muryango wundi umugabo wenda ku muryango w'umugabo basohoka akaza mu kabana ariko umwe mutagiye mu nzu ngo babahe icyumba nk'uko byabagaho kera no guturana si imijyanze guturana si ikibazo no kubana nabo si ikibazo ariko biriya bavuga ngo uragenda uhitire mwa basobukwe niho vuga ngo niho vuga ngo sobukwe nayo akodura icumba cyane nk'ikiriye nkiga kubyo ntabikiba okay murakoze cyane reka tubutse ko turi mu kiganiro menya iwacu iri akaba ari ijwi ry'imuhira ridufasha gusesengura no kumenya cyane iby'iwacu uyu munsi rero tukaba turi mu kiganiro n'abari bacu abakobwa ndetse turi kumwe n'undi mudamu ukiri mutoya turi kumwe n'umusore wacu Elvis nawe waje kwifatikanya natwe mu kiganiro aho turi kureba dusa n'abasubiza ikiganiro cya Madame Yunia aho yavugaga ku mishakire yo hambere agereranya n'iki gihe avuga ko imishakire y'iki gihe iteye impungenge birashoboka ko nawe ari uko wabibona cyangwa se n'undi wese afite uko abibona ariko twese dufite ukuri tuzi neza buri muntu wese azi ukuri niyo mpamvu rero twatumiye abakobwa nk'aba ngaba bari mu kigero cy'imyaka twavuga ko ari mitoya kugira ngo nabo batange umusanzu wabo dore ko ari nabo batezweho byinshi kandi aribo banyamurenge b'ejo hazaza reka tugaruke gatoya tunasoza ikiganiro cyacu tugaruke ku rukundo rufite inyungu rushingiye ku nyungu abantu benshi ubu ngubu iyo uhuye n'umuntu urakubwira ngo washatswe kubera uriya ngo afite ifaranga kubera bafite inka nyinshi kubera ko wenda ukeneye ko wazamusanga mu bihugu bizakura aho yagiye ibintu byinshi bivugwa aho ngaho mu ishakana ry'iki gihe ese abatumirwa bacu bo baba babivuga gute reka Elvis wenda agira ikintu avuga kuri icyo kintu ese koko nabona ko ubu nyine urukundo rwagiyemo inyungu murakoze cyane nibyo kandi biragaragara urebye utegera ikiganiro Madame Yunia yaduhaye nawe hariho hamwe yemeje yuko nyine hari bamwe bubakira ku nyungu swate bagaragara bati shaka muri uriya muryango kubera ko nabakire bafite inka bafite ibintu byahoraho n'ubu ngubu ndemera ko urukundo kuri ubu rwagiye mu nyungu nyinshi kubera ushobora kuza nkawe Salusi ugiye gushaka umukobwa hakaza n'umusore uvuye swate muri Amerika cyangwa mu Burayi cyangwa n'ahandi hose kubera ko baba bazi ko avuye mu gihugu giteye imbere afite amafaranga bakaba bo kwanga batakwangiye imico mibi batakwangiye bizenda izindi nenge zitwovuga bizomba badashima umuntu ariko bakakwangira kubera ko umunyafrika ufite amafaranga make ariko bakemera umuntu uvuye hanze ndemezanya nawe yuko urukundo rw'ubu ruri mu inyungu ati aremezanya neza ko ruri mu inyungu kimwe nuko Madame Yunia yavuze Kazungu wowe werutse no gukora ubukwe wenda ufite byinshi uturusha ese muzi kuri wowe ubona gute urukundo rw'iki gihe rushingiye ku nyungu cyangwa bararubesheje barakoze cyane urukundo rw'ubu nyine akenshi navuga ko wenda hari bamwe bagendera ku nyungu ariko si bose bagendera ku nyungu ntabwo ari twese hari ukunda atitaye ku mafaranga umuntu afite atitaye ahantu aturutse mbese ugakunda umuntu kubera wamukunze nyine atari ukuvuga ngo ni inyungu umuzima cyo kimwe nuko ntuhakana ko hari abakundana agakunda umuhungu kubera mbese inyungu ziwe kubera wenda amafaranga abona afite n'ibindi nk'ibyo nyine ariko icyo ngewe numva navuga urukundo rw'inyungu ntacyo rutanga kuko urashaka kumukunda wamuciye amafaranga yiwe cyangwa se ibindi noneho mu gihe bishize ugasanga wenda murasambuye kandi iyo uje kubaka ntabwo ureba ku nyungu ahubwo ureba imbere ureba kure ukavuga ati ngiye kubaka ndashaka kurambana n'umugabo wanjye tukabana neza utarebye ku mafaranga cyangwa se izindi nyungu rero ndumva urukundo rw'inyungu nubwo haba hari abagendera kuri izo nyungu ariko ntacyo zitanga nta n'icyo zimaze rero numva mu gukunda tutorera inyungu tworeba kazoza kacu nanjye ndemezanya na Kazungu si bose bagendera ku nyungu hari abagendera ku nyungu hari n'abatazigendera gusa nkeka ko urukundo rwatangiye kuzamo ama conditions kuvuga ngo umuntu afite amafaranga afite
ikintu runaka wenda ibintu ibyo bishize n'urukundo rurashira ko cya kintu washyizeho condition ku rukundo rwawe iyo gishize nyine byose ko nta rukundo ruhari ukunze ibintu kuruta umuntu ntekereza ko abatabikora bakomereza wigisha n'abandi ababikora kiretse kisenda nk'abantu baba bashaka kuryoshya aho wenda bakomerezaho ariko umuntu ukeneye kubaka kuko utakwiye kuzaza arebera ku nyungu agakunda umuntu uko mukunze n'ibyo byabihari n'ibyo byabihari n'umugisha ariko ntabe cyo kintu intuza ya mbere nk'agaciro ka mbere ho bamukana gafite wenda ngo nk'inzu afite amafaranga kuri konti ameze gutya mugafata iryo kintu cyubaka hubaka abantu undi ntihubaka ibintu njye niko mbyumva naje ndumva urukundo rw'iki gihe hariho bamwe bubakira ku nyungu hari n'abandi batubakira ku nyungu ibyo byose ndi kumwe n'aba bagenzi banje ubu nyine gatwaratatanye nubwo umuntu ubu nyine yakundana n'undi tuvuge ari muri Amerika ariko abantu nyine asigaye amabona iyo ukundanye gusa n'umuntu ufite ibintu abona gusa ngo ni inyungu ariko ahandi rimwe na rimwe haba hariho urukundo ariko ahandi haba hariho inyungu ibyo ngibyo by'inyungu ntabwo nabishigikira ibyo byose tugomba gushaka ukuntu tubikosora bigakosoka kugira ngo turebe ukuntu tugabanya na za divorce ziri mu muryango w'abanyamurenge murakoze cyane reka dusoze ikiganiro cyacu reka sabe wenda Elvis agire icyo yanzuraho ku kiganiro twakoze umwanzuro n'inama bitanga ko amasaha yacu yagiye twavuga twese ariko reka Elvis wenda ni izihe nama mu z'ukuri wahereza abantu uhagarariye abantu bose bakoze ikiganiro ni izihe nama wahereza abantu batwumva murakoze cyane ndagushimiye nshimira na bagenzi banje twabanye mu kiganiro n'abari kudukurikira bose ndabashimira gusa kimwe numva natanga nk'inama ababyeyi bafite uruhare mu kurera abana nubwo turi mu mahanga turi abanyamurenge nubwo turi mu isi twita ngo iri gutera imbere tuzahora turi abanyamurenge ni byiza isi nitera imbere ariko natwe duhore turi abanyamurenge batwigisha bakomeza batwigisha za ndangagaciro za kinyamurenge kuko umuntu kuba muri Amerika tizobuza ko umubyeyi wawe kubagize Imana bakaba bafite cyangwa se bari kumwe abigisha natwe abana tumenye za kirazira z'ababyeyi bacu tumenye imico yacu tumenye abo turibo tumenye ko kuba mu mahanga bidakuraho abo turibo n'ikindi no mu kuja kubake tudashingiye ku nyungu kuko inyungu ntabwo zakubaka amafaranga ntiyakubaka hari abafite amafaranga menshi ariko barara bari cyangwa se batubatse ingo zabo zasenyutse ariko icubaka n'urukundo n'ikindi tutakwirengagiza ubwoko bwacu bw'abanyamurenge dukomeze tumenye Imana dushire Imana imbere n'ibindi izadufasha murakoze cyane murakoze cyane ngayo nguko rero nshuti bakunzi mwadukurikiranaga ahangaha niho dusoreje ikiganiro cyacu ikiganiro cyari cyiza buri muntu wese yumvaga yakomeza kuvuga wowe udukurikirana ufite ibyo ushobora kuvuga ku giti cyawe mu by'ukuri turasaba ko abantu bakomeza kugira uruhare mu kubaka umuryango mugari wacu twemezanya ko aho utataniye hose ufite ibibazo kimwe nuko turamutse duhuje imbaraga tukigisha abantu bakiri batoya ari bo banyamurenge bejo dushobora kubyara neza igihugu kizima ubwoko buzima kandi ubwoko bufite icyerekezo murakoze cyane ndashimira Kazungu ndashimira Felicité ndashimira Micheline ndetse na mugenzi wanje Elvis dusanga dukorana hano bagize uruhare kugira ngo ikiganiro gitambuke kabashimira equipe technique Shalix ndetse na Pato babashe kudufasha kugira ngo batunganye ikiganiro jewe muri studio nari Freddy Salusi nakagaruka murakagira Imana